3, 2, 1. Action. Abanyarwanda urabawe ubutumwa. Umunsi tugiye kuganira ku bintu byangombwa cyane bijyanye n'ubuzima. Byangombwa. Ni ngombwa cyane. Burya mu buzima dura n'ibintu bikomeye. Hari igihe kigera mu buzima abantu bakarwara, bakaremba, bakajya mu bitaro, ugasanga ntabwo babasha kwiyitaho. Ukora muri Minisiteri y'Ubuzima. Turakorana. Ntabwo wambonye muri Minisiteri ya Sante. Yego dogiteri we. Yego. Yinda nawe yereka ibintu bifite ubuziranenge. Oke genda bye. Kora ibyo ukora vuba. Urakaza neza kuri Nene Rwanda nk'ibisanzwe. Ngende Nene. Niba uri umusangwa ndakwakiriye kandi ndagushimiye cyane kubwo kunshyigikira, kuga support udahwema kungaragariza. Niba uri mushyashya rero urakaza neza urisanga mu muryango wa Nene Rwanda. Hano tuganira ku tuntu n'utundi, tukaganira ku buzima bwo mu mutwe, tukaganira ku mibereho, tukaganira ku buzima bwo muri Canada. Urebye ibintu byose tubiganiraho iyo ari ngombwa. Iyo ari ubumenyi mfite nkumva nshaka kubasangiza, iyo ari ubumenyi mwifuza kugira mbuzi, ibintu nk'ibyo nyine. Mbese ni ahantu tuganira tukungurana ibitekerezo. Muri episode y'uyu munsi rero, nk'uko mwabibonye ku mutwe w'iyi episode, ngiye kubaganira kuri product ndi gukunda muri iyi minsi. Nk'uko mubizi, maze iminsi mubona amavideo y'urugendo rwanjye, ukuntu narwaye nkivuza nkakira. So muri iyo minsi nari ndwaye, hari product navuga ngo they saved my life. Hari product zamfashije muri recovery yanjye. Hari product zamfashije mu gihe nari ndi mu bitaro ntabasha gukora activity nyinshi. Hari ibintu byinshi ntabasha kwikorera ubwanjye kubera nta ntege cyangwa kubera bimbabaza, ibintu nk'ibyo. Muri urwo rwego rero ngiye kubasangiza zimwe muri product nabonye iyo mba ntafite ntabwo nari kuba comfortable. Ni ukuvuga ngo iyo urwaye ufite ububabare bwinshi, rero hejuru yo kuba ufite ububabare, iyo uri noneho na incomfortable, hari igihe ububabare bwawe bwiyongera akajana. So at least ububabare niba nta kintu kinini ufite wabukoraho, at least ukaba uri comfortable. Mu kuba comfortable rero isuku ni iya mbere. I don't know about you guys, ariko ngewe iyo ntasa neza, iyo ntakarabye, iyo ndi kumva ntari fresh, mba numva nyine n'uburwayi bwanjye buri kwiyongera. So izi product zimwe nizo namenyeye kwa muganga, izindi nizo ngewe namenye mu gihe nari ndi gukora research, ndi kwitegura iriya process yo kwibagisha. Bivuze ngo product ngiye kubereka hano ntabwo ari ukuvuga ngo ni iz'abantu babazwe gusa, ariko ni iz'abantu bose barwaye cyangwa bafite intege nkeya ku buryo bakora activity nkeya zishoboka. Urugero, hari igihe uba urwaye utabasha guhaguruka, udashobora guhagarara ngo wikarabye, ibintu nk'ibyo. So tudatinze ndi kubwejagura, reka tugende straight to the point. Product ya mbere nshaka kubereka ni iyi ngiyi, ni Eau Micellaire. Sinzi niba mubasha kuyibona, wapi ntabwo biri gukunda. Anyways, I tried. So ni Eau Micellaire, ni ukuvuga ngo abantu bakunda kwisiga makeup ngira ngo barazizi, nizo bakoresha kuvanaho makeup. So ngewe igihe nari ndwaye, namaze iminsi 5 mu bitaro. Guhaguruka byari intambara, ni ukuvuga ngo nahagurukaga igihe ari ngombwa gusa, n'igihe nyine ngomba gukora exercice zanjye z'umunsi, kuko iminsi 3 ya mbere ntabwo nabashaka guhaguruka, nta kubeshye narababaraga cyane ku buryo ntabashaka kugenda. So iminsi 2 ya nyuma nibwo natangiye kubasha kugenda. Yenda nabivuzeho byimbitse muri video y'ubushize, but muri icyo gihe nari nkeneye gukaraba, kuko ku bantu banzi ngira ikibazo cy'ibiheri. Sinzi ukuntu nabisobanura.
nigeze kurwara ibiri ku buryo niriraga muri miraro nkumva ndiyanze like nyakwiyanga nkumva sinshaka no kuva mu rugo, nkumva sinshaka n'ahantu namwe nshaka kujya. So byambereye urugendo rurerure kugira ngo ngere aho ngeze hano, nubwo atari perfect but I'm glad. Gutya nta makeup nashyize yonyine, niyo ku munwa niyo ku maso, like nta foundation nta kiso. Bivuze ko hari umuntu ushobora kubona uruhu rwanjye ntabwo ari rwiza, ariko kuri njyewe mba mbona ari rwiza cyane kuko nzi aho navuye. Ibyo mbivugiye iki? Mbivugiye yuko ntabwo nabashaga kuba najya muri douche. Icyambere kuko nababaraga cyane, icya kabiri kuko igisebe cyanjye cyari kikiri fresh, ntabwo nari nemerewe kugishyira mu mazi. So ntabwo rero nari kwicara ngo mari iminsi 5 ntakaraba. Tuvugisha ukuri bagenzi, ugomba kwanga gusa n'ibibazo byawe. Yigo ndaryamye meze gutya nka gafi, ariko ngomba kwiyaranja at least mpumure neza. Okay, katuve ngo si mu bitaro ntabwo wemerewe gukoresha parfum, kuko hari abantu baba bari allergic ku bintu ibi n'ibi, so wirinda gukoresha parfum. At least hano usibye ko byumvikana nanjye ndi mu bitaro nifite ibibazo byanjye, mfite noze, mfite ikina, ukazana ibintu by'amaparfum, that's a no. Nawe ubwawe ariko parfum ibiri kugutera iseseme, at least ngewe impumuro zose zanteraga iseseme izaba nziza zaba mbi, zaba ibiryo, zaba numvaga nshaka kuruka igihe numvishe impumuro ariyo yose. So nirindaga kuba nagira impumuro n'imwe numva. Anyways, dusubiye kuri produit rero Eau Micellaire. Ndabizi abantu bari bavuge ngo ngewe ngo ndivuga ngo kuko ndi muri Canada, Eau Micellaire irahari mu Rwanda mu mafarmasi. Nutayibona mu mafarmasi, hari umushuti wanjye yitwa Fanny, afite shop yitwa Lia Shop. Wamusanga kuri Instagram, ama product yose ushaka ava muri Belgique, ava mu Bufaransa, ava hehe arayagufite kandi original, kuko arayijyanira, ntago ari ibintu bya pirate kandi ku giciro cyiza. Ikindi niba ufite ibiheri, ufite n'ibibazo byose, rwose uramusanga kuri Instagram, ukamwandikira mukagira session, akakugira inama. So if video is sponsored na Lia Shop Fanny, uramenye nutama discount ibitonze tanyikuraho. Anyways, so Eau Micellaire Fanny kuri Lia Shop wayibona nuyibura muri pharmacy. So iyi ngiyi yaramfashije cyane, kuko iyo maze iminsi irenze 2 ntakarabye mu maso 2 ku munsi ndwara ibiheri. Ni ukuvuga iki? Minimum ngomba kumara ntakarabye mu maso, niba ntakarabye mu gitondo, kutwe ngomba gukaraba nijoro. Ni ukuvuga ngo ya myanda yose niriwemo, byane byose niriwemo ku manywa, ngomba kumekinga sure yuko nakarabye nkabikuraho mbere yo kuryama. Otherwise mbyuka mfite igiheri hano, ejo kikaza hano, ejo nkaza mfite ishyundu hano gutya, udashobora gusobanura aho bivuye. So iyi Eau Micellaire yansevinze ubuzima, kuko ntabwo nabashaka gukaraba amazi n'isabune, ariko iyi ngiyi niyo yahindutse amazi n'isabune yanjye. So obviously ukoresha cotton, ugasukaho, wangiza ukihanagura, wangiza ukisiga amavuta. Hanyuma igihe udafite cotton ushobora gukoresha akayisume. Ni ukuvuga ngo ngewe naragiye mu bitaro umunsi wa mbere nari mfite cotton zishaje, so zari ziri gupfuka. Hanyuma mpanaguye zinsigira ibintu by'umweru, ngira Imana nsanga nari nazanye akayisume. Utu ni twa tuyisume dutoya, umakinga sure yuko kogeje kameshe, umakinga sure yuko kameshe, ubwo ukaburangije koga mu maso. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ushyiraho ihagije kabisa, ukumva haratoshye, right? Wangiza ugakora, ugategereza Eau Micellaire kuma, warangiza ukisiga amavuta usanzwe wisiga. So product ya kabiri yamfashije ni ngiyi, ni Cetaphil ya all skin types. Hanyuma akaba ari soap free formula cyangwa formule douce sans savon. Impamvu nsubiyemo cyane kuba ari sans savon ni ukubera ko twibuke yuko ndyamye mu gitanda
cyangwa nicaye muri dushe ntago nemerewe gushyira amazi ku gisebe, bivuze ko ntago nakwisukaho amazi kandi nta kuntu nakaraba isabune ngo sinisukaho amazi yo kuyikuraho. Rero icyiza cy'isabune ni uko nta soap irimo, bivuze ngo irakoza ikagukuraho umwanda ariko itarimo ya sabune, bivuze ko iri safe. Ufite option yo kuyisiga ukayikurishaho amazi cyangwa ukayisiga ukayihanaguza ikindi kintu kugira ngo ukureho iyo sabune, kandi umubiri wawe ukaba uri hydraté kubera ko ifite glycérine, ifite amavitamine B3 n'amaprovitamine B5. So ikuraho umwanda ariko ikanatuma skin yawe iguma itakanyaraye itumye, kuko twibuke ko kwa muganga haba hakonje. At least for me harankonjeye, kandi iyo hakonje hari ukuntu haba hari dry bigatuma umubiri wawe nyine ukanyarara, so ukeneye utuvuta kugira ngo umubiri wawe ube soft. So iyi ngiyi urumva ifite intuze ebyiri. Ikindi ni uko iyi ngiyi iri safe nko ku bagore, ushobora kuyikoresha ahantu hose, no nyine mu majyepfo niho ariko mubyita, kubera ko nta savon iriho like ku mpande nahe, kubera ko nta na parfum irimo. So ni option iri safe kuba wayihanagurisha, wayikoresha. So iyi ngiyi ngewe ukuntu nayikoreshaga, habaga hari akabasa. By the way, shout out ku murwaza wanjye Ariyizi, thank you so much ku burwaza bwawe. Yeah, anyways, nubwo ndivuga ngo ninjye wabikoraga ariko niwe wabinkoreraga, ko ntago nabashaga kuzamura amaboko cyangwa kumuvinga. So byinshi niwe wabikoraga, ariko umva bino byatumye akazi ke koroha, kubera ko ni ukuvuga ngo ufata akabase ugashyiramo amazi. Kuko njye nashakaga option yo gukoresha amazi, kubera ko amazi ashyushye yatumaga numva imitsi yanjye irekuye, numva sinzi ukuntu abisobanura. Buri muntu arabizi gukoresha akesime karimo amazi ashyushye ni nka kuriya gukorera massage bakagukanda. So nyuma y'iyo bath yanjye, nduziko ari na bath, naga numva ndi relax, numvaga ndi comfortable kwa tubyibwe ko icyo turi gushaka hano ari comfortability. So iyi Cetaphil wayisanga mu mafarmasi, I'm pretty sure ko wayisanga mu mafarmasi, ariko uyibuze wabaza Clear Shop yenda niba bayifite, kandi niba batayifite ushobora kumutuma akazayikuzanira. I think ni produit nziza pe. Icyiza cy'ikingi ushobora no kujya wihanagurisha aba umwana, kuriya umwana mu gitondo aba yaryamye yoze, nijoro avuye ku ishuri mu gitondo, ni nko ku rafraîchir abyutse akugira ngo itumwambika uniforme, gutyo ushobora gufata ino ukatushyira mu mazi, like ukajya ushyira load. So ufata iyi ukayishyira mu mazi, wangiza ugapompa amavuta nako ino sabune, ukanagura umubiri wose ugakamura, you know ukuntu bahanagura ababebe, right? So this is good. So indi option nakunze cyane ni iyi ngiyi yo gukoresha. So iyi ngiyi ni ntabwo wapfa kuyibona ahantu henshi, niyo mpamvu ntago atariyo nahereyeho. Gusa icyiza cy'ingi ni uko ijya muri micro-ondes kandi iba ifite amazi menshi. Ni ukuvuga ngo mu gihe wabuze iriya sabune ushobora gukoresha amalangette, ariko iyi ngiyi ntabwo ndi witinde kuko hari ahantu henshi udashobora kuyisanga. So iyi ni option niyo abaganga bo bampaye, kubera ko so iyi ngiyi niyo abaganga bampaye. Iyi ngiyi ushyiramo ibikonde igashyuha, ukaba wahanaguza umubiri wose, nayo iri safe. Hano biragaragara ku bantu bakunda kugira ama-allergie ku bintu byinshi, iyi ngiyi iri non allergique. So ibintu byose birimo ni ibintu byo kwirinda kuba wagira ama-allergie, kandi hano bigaragaza ko ushobora kuyikoresha ahantu hose,
myanya ndangagitsina, right? So ni ahantu utagomba kwirengagiza kuko nta kintu kibi nko kuba urwaye noneho uri no gusohora imyuka mibi, uri gusohora odeur mbi. Nanze kuvuga umunuko, but that's the worst thing ever. So try your best kuba uri clean mu burwayi bwawe, kuko actually utabaye na clean ari n'igihe n'igisebe cyawe gishobora kuba infected kubera ko utagikoreye isuku. Anyways, iyi ngiyi ni bath nyine, ubaye hari ahantu wayibona ubwo nayo wayikoresha. Indi product, iyi ntabwo ari nshyashya mwese murayizi. So iyo narangizaga gukaraba ni gushyiraho akadeodorant, kuzamura amaboko byarambabazaga cyane. So iyi ngiyi natangiye kuyikoresha nyuma nk'iminsi 3, natangiye gahoro ku buryo like ansiga ntagize gutya, kuko gutya byari danje. So ni kurwana nabyo tugashyiriramo hano umurwaza yabaga bizi ibyo ari gukora. Mbibutse ko kuri deodorant ugomba guhitamo ifite 0% aluminum. Ibyo twabivuzeho ubushize. Indi product yamfashije, so iyi ngiyi yo ushobora kuba ntabwo ari ngombwa gukoresha iyi. Matter of fact nagiye kwa muganga nibagiwe amavuta. Iyi ngiyi niyo twasabye ama infirmière bakayiduha. So upfa kuba ufite amavuta usanzwe wisiga ariko aremereye ari nka crème. Iyi ngiyi yamfashije kubera ko amaguru yanjye yari atangiye kubyimbaho gatoya, hanyuma akamassage kari ngombwa. So hari umuntu wo muri famille yaje kundeba, and then tuno tuvuta ntabwo ari ngombwa ko gusa kano ni ugushaka agasize gato kubera ko uba utari butinde mu bitaro maybe. So ukirinda ibintu biremereye nibi ku buryo akangaka unakibajyo cyangwa ukagata ntabwo byakubabaza cyane kuko ni gato, ntabwo gahenze ibintu nk'ibyo. Anyways, iyi ngiyi nyikunda ko nayisigaga, bayinsigaga ku birenge, then bakankorera akamassage. Mana yanjye, that was good. By the way, ndashima abantu bose baje kunsura, abantu bamaye care mu bitaro. Thank you all so much. So so iyi ngiyi yaramfashije kuko yayisize amaguru yanjye aka relax. Nyine akamaro ka massage urakazi, bituma n'amaraso acircula kubera ko umaze iminsi uryamye udakora movement. Hari igihe usanga amaraso atari kugera mu maguru neza, nubwo amaguru position y'igitanda ku maguru nabaga nazamuye ko still ntabwo amaraso yageragamo neza. So iyo ukoze akamassage bituma circulation igenda neza n'amaso ukumva kabisa zirarekuye. So iyi ngiyi igufasha massage, ikanagufasha umubiri kuba hydraté no kusofteninga. Produit ebyiri za nyuma rero. So iyo ndi gukunda ni iyi ngiyi, ni noix de coco 100%. So nkuko mubizi izindi coconut oil ziba zifatanye zigandamye, nduzwe no kugandama. So iyi ngiyi nyikunda yuko yabaye processed ho gatoya ku buryo bituma iguma ari liquide ku buryo upompa hano ikaza. So iyi ngiyi abantu bari muri Canada, actually mu Rwanda ntabwo nkeka ko iyi brand bayifite, ariko no muri Canada ndabashishikariza bose kujya tuno tuvuta. Mbere mu minsi ishize, mbere yuko njya mu bitaro, nsigaye mfite niba navuga allergy, narangizaga gukaraba umubiri ukanye ariko handi ugira ngo ndi umusazi ngiye kujya gutoragura amashashi nkishimagura oya ngo mfite nk'inda cyangwa sumbazi. So aya mavuta yaramfasha ko narangizaga koga nkitose ntaruma, nkifite utuzi nyine, apana ntose cyane ariko nyine ntumye, ngahita mpompa tuno tuvuta hakikalma ibintu byari biri kundya bikikalma. So abantu bafite irritation, bafite ibibazo bya irritation, coconut ni nziza. Ibyo tubivuyeho, iyi ngiyi aho ndi kuyisiga ubu ngubu ni kuri cicatrice. Mfite cicatrice nini kandi ndende kuko nkuko nabibabwiye ntago bambaze C-section gutya, babaze gutya, bivuze ku mukondo ukamanura hasi. So no ku mpande nahe iki cicatrice cyanjye
maybe uko iminsi igenda kizagenda gisa neza, ariko for now ntabwo gishimishije. So usigaho amavuta kugira ngo umubiri utumagara, kuko iyo ntasize ndabyumva, iyo umubiri wanjye wumagaye urakururana, nakora movement nkumva ndababaye kurushaho kuko umubiri ukururanye. So ano mavuta aragufasha. Abadermatologue benshi bavuga ngo ukoreshe bio oil. So narayikoresheje, iri ni icupa rya kabiri. Irya mbere naryatse mama ryari rigeze hano kuko yarayisigaga, ariko unfortunately njyewe yanteye allergie, ni ukuvuga ngo ntabwo nkiyisiga buri munsi. So ntabwo biri prouvé, ariko abantu benshi bavuga ko ino bio oil ibafasha kuri cicatrisation kugira ngo cicatrice yawe itabyimba. So nicyo cyatumaga nyikoresha, ariko ubu nsigaye nyikoresha nka 2 mu cyumweru cyangwa 3 kubera ko yanteye allergie. Nayisigaga buri munsi and then nzana utuntu tw'uduheri twinshi, urumva byari stress. Zanye tuduheri twinshi ku ruhande ya cicatrice, so mitangabanya kwikoresha. Sinzi niba narisigaga nyinshi, sinzi niba byaragenze gute, ariko ntago byangira ingaruka nziza. Bivuze ko kugira ngo ngire benefit yo kuko ngira umubiri ubyimba, amasicatrice yanjye ajya byimba. So mfite ubwoba ko niya cicatrice yanjye izabyimba. Bivuze ko ngomba gukora uko nshoboye kose, nkakora ibiri recommande kugira ngo cicatrice yanjye itazabyimba. So bio oil apparently irabikora. Nibikunda ubwo nzababwira nibikora cyangwa idakora, gusa kuri publicité yayo bavuga yuko ikora. So niba ubasha kuyibona, niba barakubaze ukaba ufite cicatrice ubasha kubona bio oil, nagushishikariza kuyigerageza in case udakunda kugira allergie. So by the way, ntago nari making clear ku yingiyi iyo ntisize bio oil, yingiyi niyo nisiga kenshi kuko yingiyi ntago intera allergie, kandi nayo tuma umubiri wanjye uba soft, kandi iri ntago iremereye cyane ko ntago irimo essential oils. Kandi bio oil ndakeka ko irimo essential oils, ariyo mpamvu intera ibiheri. So yingiyi nta essential oils iriho, ni coconut pure. So urabizi ko coconut ifite inyungu nyinshi ku mubiri. Iyi ngiyi rero iramfasha kuma hydration no kumva cicatrice yanjye iri kinda elastic. So iyi video yari suppose kuba ngufiya, ariko ndabona nabwejaguye navugavuze. Ni mu bishaka tuzakora indi video y'ibyo nariye n'ibyo utagomba kurya mbere yo kwibagisha na nyuma yo kwibagisha, cyangwa ibintu bigufasha mu gihe uri kuri kavaringa, ibintu nk'ibyo. Abifuza kuba bamenye ibintu nk'ibyo nabyo nshobora kuzabibasangiza muri video y'ubutaha. Mwakoze kubana nanjye rero. Niba ugereje kuri iyi video ku musozo, bivuze ko wayikunze. So please like, share, subscribe. Abantu uzi barwaye, abantu bari kwitegura kubagwa, abantu babana n'abakecuru, abantu bafite intege nke, abantu bafite ubumuga. By the way, mbyibutse ko nari ndi kureba Ishya kuri televiziyo y'u Rwanda. Niba utekurikira iraryoha, so maybe you should watch it. Ishya rero ejo bari batumiye umumama ufite umwana ufite ubumuga, ari kuvuga ingorane n'ibibazo bakunda kugira. Mpita nibuka ko akenshi usanga abantu bafite abana bafite ubumuga, cyangwa abantu bafite abana barwaye indwara zo mu mutwe, usanga batabitaho, usanga banuka, usanga bafite ibimwira, bambaye imyenda isa nabi n'ibiki byose. Akakubwira ati gukaraba ntabwo abikunda, ibiki n'ibiki. So zimwe muri zino produit nk'iyi Cetaphil cyangwa ano malangette ni uburyo bwiza ushobora guhanaguramo umwana wawe udakunda gukaraba, cyangwa urwaye, ari papa wawe, mama wawe ushaje, uryamye. Gukaraba burya iyo umuntu agize mu myaka y'ubukure, gukaraba bari stress. So abasha gufata utuntu nk'utu nyine akihanagura ni sawa. By the way, nari nibagiye gufungura, maybe reka mbafungurire kugira ngo murebe ukuntu zino lingette zimeze. So urafungura hano, then
ugakurura. Icyiza cy'izi ngizi urabona imaze amezi 2 but iracyafite amazi kuko mo indani harimo ibintu bimeze nk'ibikoto niba ari byo navuga biyiproteje, kandi iranaremereye. Reba amalenjete menshi ugura usanga yoroshye cyane ku buryo ukagira gutya akagacika. So iyi ngiyi icyo nayikundiye ni uko iremereye kabisa, urakaraba urayihanagurisha ukumva it is very very good. Alright, nari nasezeye, mwakoze kubana nanjye rero, naho ubutaha. Ciao ciao.